abanoze abaforowazi bawe bakomeze kwiyongera. So nibamara kwiyongera bikagufasha kugera ku bantu 1000 bagukurikirana, niba utarabageza bizagufasha kujya live. So noneho ngiye kubereka ukuntu ushobora kujya live igihe ufite TikTok. Icyo ukora uraza ukande kwa tuno turongo dutatu, uze ukande hano handitse settings and privacy cyangwa se studio niba uyifite, ariko reka duce hano kuri settings and privacy. So uhakande, numara kuhakanda uza scrollinga down uze tugera hano hari live. Ahangaha mwese murahabona ahantu hari live. Murahabona. So